Waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico? Urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime? Ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School. Tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito, ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya, ari byo camera and editing. Ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha, ndetse n'uburyo wabangikanya aya masomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi, kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe, maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School, turagufasha gukabya inzozi zawe. Shall Baramutse. Baramutse uko? Meze neza. Yego. Uzi ko wagira ngo iri joro nibwo nakoze ubukwe. Kubera nagize ijoro ryiza cyane. cyakora nanjye nuko nakubeshye. Nagize ibihe byiza pe. Naraye neza, ndamuka neza, muri make numva meze neza. Ndagukunda sha. Ndagukunda. Ngiye kuba ngusize mu buriri ho gato rero, ndaje. Genda. Ndaje nyine gatoya ahantu ngiye kugira. Okay.
Nate. Come on. Sikunyiciye umuti sabo. Wewe ubuze kureka gukomeza uryame gutegura breakfast uraje usanze mu gikoni. Ese urumva kuko ugiye kumbereza ibintu? Kabaye ibintu ubizi gute? Bizi gute? Nese kutumva. Mugambe mbonye kora ikindi nta Nawe ugiye kumwanga mugabo uteka biza. Yes. Reka ngufashe rwose. Sebo ugiye basista waramutse agasaza keza. Ibyo bintu byaba ari yabitwaye. Chebi. Gondi rero. Nini? Uriya mwana rero yasa amasahani. There we go. Yeni hangi? Yeah. Birahiye? Oh yeah. Hano bworozi kubiteka. Abizi nuko nari mbonye wo byaro bidahiye. Washyizemo akonyo mu magi. Nabikora. Umuhanga. Rega nkuko Ntabwo wari guteka guteka ntabwo ari gusa. Natwe abagabo twateka. se watetse cyane umugabo. Mugajya kubitekera. Akora narizi. Tubizi nyine. Nuko nsozaguye. Oya. Nyiciye uburyohe bwa breakfast. Ubundi bari kuguma mu buriri ukabona ndabizanye. Okay. Ibyo nzabimurira nitujya muri vacation. Yako tugiye Yeah. kuzi ko no kwabuki twagize we. Ugomba kugusubiramo. Tuzongera dutangire bundi bushya. Kugabanya. Okay. Arangije kugera. Gutya Sese wagiye. Watunganye. Harura ni wowe utetse njye ntabwo natetse. Okay. All right. Merci. De rien. Ntabwo nongera. Yego urashaka kunyima? Okay. Sawa. Ntabwo nongera. Sawa. Ntabwo nongera. Ntabwo nakwima pe. Ndaguha ngo hati kurenga wowe. None ibintu twari twariyemye. Ngo arara mu cyumba cye ngo ntidusangire ntiturarane. Shano kuri ntabwo byari byo. Biraryoshye ariko ntabwo ari touch yanjye yose. Harimo na touch yawe nicyo kibazo. Siyo mpamvu biryoshye cyane se. Niyo mpamvu biryoshye cyane. Nashaka ko biryoha ari touch yanjye njyenyine. Nyine ukumva ko nanjye ariko no kuzuzanya.
urumva hagiyeho uburyohe bwawe hajyaho ubwanjye kabiba makwini nako nakubeshye biraryoshye bwawe Sheri ibintu wavuganye na Sabrina mu by'ukuri byo waketse n'ibyo watekereje ntabwo ari byo. Sabrina ntabwo ari umugore wanjye n'umushiki wanjye. Numbwiye ko Sabrina yabikubwiye. Yagombaga kubimbwira. Ese ko byari ibanga yabikubwiye gute? Oya nta banga. Ibanga rishobora gusenya urugo burya ntabwo riba ari ibanga. Sheri buriya kugira ngo abantu bubake urugo rukomere rube rwiza nuko bita kuri buri detaye. Buri ka detaye kose ukakitaho. Iyo ubyirengagije ukagira utwo usimbuka usanga ari two dusenye kandi ari dutoyi. Noneho kiriya cyo ni na kinini kumva wowe nk'umugore wanjye tubana ukeka ko inzu urimo harimo undi mugore. Tukwibeta gute. Umva se atari ikintu gikomeye. Icyo ubwacyo cyarusenya. Gusa ni mushiki wanjye. Babe. Nyine I'm sorry ko narabakekeye ibintu bitari byo. No, you had it too. Uri umuntu wagombaga kubikeka no kubitekereza. Kuko ikibazo uramutse utabiketse cyangwa unabitekereze nibwo byaba ari ikibazo nyine. Waba utanyitayeho. Sibyo se? Gusa ntabwo ari byo. Ni mushiki wanjye. Niba ubishaka rwose uzambwire nzane n'ibyangombwa. Tujye no mwirangamimerere. Byanjye. Ntabwo nzongera kubitekerezaho cyangwa ndakwizeye pe. Ibyo bintu reka tubiveho ubundi abyibagira. Dosiye tuyikorozinge ntibizagaruka kandi ibyo nkubwiye ni ukuri. Nta kindi nsize inyuma. Nta kintu na kimwe nkubeshyeho. Sibyo? For sure. Nanyizeye? That's my wife. Bon appétit. Pareillement. Come here. Oh là là. Ça va, ça va. Nahise ko mbona ugutungu. Nyine birabaye naje kugusubizaho gatoya. Kandi hano hafi. Karibu. Urakoze cyane. Merci. Oh. None se amakuru y'imezi. Shara amakuru yanyu sijya ngo urasi meza. Kanjye birukana ryari. Mu kabari cyagiye wasenze. Uraseka. Uyu usura munsi. Ariko cyo gihe mbere kirabira bice nanjye. Wa munsi ntabwo ndongera. Urantunguye kabisa zikaritse nazo uzigendamo. Actually hari umushito wanjye tuyano rugo gato nanje kureba gato yandaga tuvandi muri quartier nabona nyine nakurebye. Yani ko kunyuraho rero. Oh. Thank you. Shani karibu rero ndishimye kabisa. Ntabwo nzi ko ari ukuntu umuntu abyuka nyine yumva atiteze umushyitsi. Mvaga ndaho nyine. Oh wow, merci. Ntakirize iki? Oh. Waranyibagiwe se? Oya, ntabwo nakwibagiwe, ndabizi ahubwo hari ukuntu umuntu abyuka bitewe nuko yaramutse agahindura icyo kunywa. Ubwo yanjye ni yahindutse nawe ndahindura. Okay. Ikonje cyane. Uri rwoza. None se si ibyo kuseka? Nukurya ihene indi ziritse. Cyane. Agafunguzo cyangwa uriye ranje.
Urabyibagiwe Yeranje. ko mbizi ko ubikunda cyane kundusha. Mbere kubikora cyane kundusha. Sha savant ameze neza. Nimugoroba waraye mu rugo, sha ameze neza vraiment nta kibazo. Yeah. Ese amakuru ya Sandrine? Nawe mperuka cyagiye turi kumwe. Nyango babarazwe turi kumwe cyagiye se urasi cyagiye nanjye barurikira. Acha black. Yeah, we cheers. Ouch. Ye nazivuyeho. Ibyo navugaga. Uranzi kabisa. Shika kunyota. Sabrina. Imyaka tumaranye tuziranye baratari myinshi. Shatu muzi igihe turi inshuti kabisa. Irahagije kabisa. Twabaye inshuti kubera zamani kugeza akanya turi abashuti iki n'iki. Wow. Cyakora ngubwiza ukuri nani gukunda. Trust me. Ni mugiye. Kambwira kantu. Wallahi wabaye mwiza noneho. Uramuri. Koivo ntugakabye. Akiamundo. Ubu niwe wari kuvuga ibyo bintu cyane. Sinzi. Ese urabona narahindutse. Actually niko umuntu aba amaze iminsi agutekerezaho cyane nyine. Kubera ukuntu tuyimage twamba dufite mu mutwe. Utumuvu twatumaniye twose tuba turi hari. Merci. Yapfutse kabisa. Cyo gukundira pe. Asubundi ntacyo nakagaya pe. Hasa ni gute nagaye ikintu umukunzi yamitiyemo koko. Ngo umukunzi Sabrina ntabwo nasinze iryo jambo mvuze ntabwo nicitse. Wenda ndihuse kurivuga ariko ni ibintu maze iminsi ntekereza ntabwo muse cyane. Sabrina urabona tumaze igihe kinini tuziranye, ubushuti bwacu bunakomeye. Ubyumva ute tuzamutse dufashe umubano wanjye nawe tukawushyira ku irevo nawe tugateretana? What? Ni ibintu bisanzwe biri no mu neza. Ndamukunda cyane, mbona uri inzozi nziza Imana yanzaniye mu buzima bwanjye. Umugore mwiza kuri iyi si kuri mwiza urabizi sibese ntabwo ari njye njyenyine gusa ndashima Imana nyine ko nakabije inzozi kuko nari mukeneye n'umugore none byarabaye. Ubundi bamwumva tuvugishije kuri abahunda. Icyo kibazo mbajije ni bwoko ki? Mbere ntubifate nabi ariko nyine nyuma yuko
ngo yamukiye mukora biriya byose nubwo ngerageza kukwereka ko nahindutse nkabibona ko nkunda n'akeba uri kumanira byose muri ntegenekereza ko nshaka kubikora kugira ngo wenda unyihorereho cyangwa se umbabaze nk'uko nakubabaje. Sometimes ntekereza ibintu byinshi, ntekereza ko wenda ubanga ko dutandukana kubera ko wahomba imitungo yawe. Niyo mpamvu rwose mba mfite impungenge iyo mbonye uri kumakeya nabikwiriye umutima uranjye. Mba ntekereza rero ko ibi bintu nyine nshaka kuzabibabariramo igihe runaka kubera ko ndagukunda. Ikindi ntabwo nshaka kukubura pe, ariko nanone kugira ngo nimba utinya ko imitungo yawe wazayibura njye nakorohereza pe, tukagabana wenda 100%, ndeni 50% 50 yawe ukayafata, hanyuma mbere yuko ibyo biba nkandika ko mufitiye nimba ari urugero uwo mutungo ufite $200,000 nkavuga ati muri ideni rya $200,000 twazamara gutandukana n'undi ugahita wishyura ya mutungo yawe ukayisigarana, ariko nyine tugatandukana neza pe. Ntabwo nifuza ko umwe muri twebwe azababara nimba bicyuye gutinya. So muri make uravuga ngo reka dukore divorce duhane gatanya, noneho tukabane nk'uko twasezeranye nyine ivangamutungo risesuye, yego. Ariko mbere y'uko tugabana tubanze tugirane amasezerano ko undimo umwenda ideni, wenda niba imitungo yanjye ihagaze yacu, kuko ubu ntabwo ikiri yanjye njyenyine, imitungo yacu ihagaze $200,000, tubanze twandikirane ko undimo ideni ry'amafaranga $100,000, then nitumara kugabana uhite unyishyura. Ibyo wari ufashe mu mugabane wawe ubinyishyura ubumvuyemo ideni. Ntabwo nshaka ko ibintu nyine. Okay, Betty, ndabyumva pe, ni byiza naba mbonye imitungo yanjye nkayigumana yose. Ibintu ni byiza, amafaranga, ubutunzi, kubibona sava kandi cyaba ari ikintu cyiza. Ariko naba mbuze umugore w'ubuzima bwanjye. Betty, Thank you. ndagukunda Betty, kandi kuba turi kumwe ubwabyo birampagije. Kuba ngufite nk'umugore wanjye ibyo ngibyo birahagije, nta kindi ukeneye kunkora. Thank you.